Ndabasuhuza mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu, kandi nge uvuga nitwa Adriane Tuyisenge, ndi umugabo ndubatse, mfite umufasha nkagira n'abana. Imana ishimwe ko impaye akanya keza ko kugira ngo ngire icyo mvuga, ariko mbere yuko ngira icyo mvuga reka tubanze dusenga Imana. Niturangiza ndababwira impamvu itumye mfata indangururamajwi kugira ngo tuganire. Mwami Imana yacu, Uwiteka Nyiringabo, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye yuko waturinze ukarinda umuntu wese uzabasha kutwumva, kandi tugushimiye ineza yawe yuko iri kumwe natwe. Tugiye kuganira n'abari impande zitandukanye, ariko turagusabye kugira ngo Nyiringabo Imana ube mu ruhande rwacu, kandi ube mu ruhande rw'umuntu wese aho aherereye uzagira ubushobozi akagerwaho n'icyo tugiye kuvuga muri aka kanya. Mushyigikire natwe dushyigikire, tuba amahoro kugira ngo izina ryawe rikomeze ryamamare. Mu izina rya Yesu dusabye twizeye, amen. Nk'uko dutangiye dusenga Imana niyo byose kuri twe, kandi nk'uko nababwiye amazina yanjye ko nitwa, ko ndi n'umugabo ushima Imana. Ntabwo ndi jyenyine kubera impamvu tuza kuvuga mu kanya. Ndi kumwe na bene data twicaranye hano kugira ngo tugire icyo tuza kubagezaho mu kanya. Ndi kumwe na mwene data. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Muhire Benjamin, umugabo yubatse abana, afite n'umudamu umwe, kandi kumwe na mwene data nk'uko ababwiye ko turi kumwe. Ntimujye kure, gahunda ni ya yindi, ni ugukomeza mukatuba hafi, tukababwira intego nyamukuru yo kuba tuje kuri Ndeba Kure kugira ngo tubagezeho kiri ku mutima wacu, kandi Imana yadushyizeho. Murakoze cyane nyakubahwa Benjamin Muhire, kandi ni byiza kubana namwe muri aya masaha meza kugira ngo twicarane tuganire, twungurane ibitekerezo, ndetse tujye no mu ijambo ry'Imana, kuko umuyoboro turiho ntabwo ari umuyoboro usenya, ntabwo ari umuyoboro uvuga ikindi, ni umuyoboro w'ijambo ry'Imana, ni ineza y'ijambo ry'Imana, ni urukundo rw'Imana. Ntabwo rero turi kumwe gusa, turi kumwe n'ubundi na mwene data. Murakoze. Nanjye ndashima Imana, uyu musore amazina yanjye yitwa Gift Thomas, nanjye nkaba ndi hano kugira ngo mvuge ineza y'Imana. So ni ugukomeza mukatuba hafi, mugakomeza gukurikirana ibiganiro byacu kugira ngo tubagezeho amakuru meza ndetse n'ibiganiro bikurikiyeho. Murakoze cyane muvandimwe kandi inshuti y'Imana Gift Thomas. Nibyo koko nk'uko na mugenzi wacu yavuze, Muhire Benjamin, nawe Gift Thomas, ni byiza kubana nawe muri ibi byicaro byiza twicayemo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kandi ntabwo ariko gusa tubiganira, ahubwo uzashobora n'uzabashishwa kugira ngo abe yakumva ikikuye muri twe, kizamufashe, kizamwubake, kizamugeze aho umurongo w'Imana nyakuri uvuga mu ijambo ry'Imana, ndetse n'ibihamya bifite ku ijambo ry'Imana, kuko birahari kandi birasobanutse. Ntabwo rero ari we gusa turi kumwe n'ubundi nanone na mwene data. Murakoze. Nanjye ku mazina nitwa Kamari Olivier, ndi umugabo ushima Imana, abafite umudamu umwe n'abana 4. Imana itugirire neza. Murakoze cyane. Turakwakiriye umuvandimwe Kamari Olivier. Bose urumva ko umaze kuba umugabo usheje, ndetse n'akamaro twavuga n'ikindi kuko umuryango w'abana 4 ntabwo ari neza yawe gusa, wagiriwe neza n'Imana, ukaba ufite umuryango ubona gutyo, kandi ukaba uri umukristo. Ni byiza wabonye mu rugendo, ndetse by'umwihariko no mu muryango wawe. Ntabwo rero ubyihererane, turaza kubisangiza n'abatwumva n'abazatwumva. Murakoze rero, Imana ibafashe cyane kugira ngo tuze gutanga ibishyitse, kandi turabifite kuko twarabonye, twaragenze, dufite n'ijambo ry'Imana ritavangiye, tuba twicaranye. Niyo mpamvu rero twicaye hano kugira ngo tubiganire. Murakoze cyane, kandi nk'uko mwese muvuze, muri abantu beza b'Imana bafite ubunararibonye mu ijambo ry'Imana, baciye mu bintu bitandukanye.
bivuga ngo ntabwo mwashatse kubyihererana, ntabwo mwashatse kubigira ibyanyu gusa, mwashatse kugira ngo tubisangire n'isi muri rusange, kuko isi ikeneye ijambo ry'Imana. Isi ikeneye kongera kugira abantu bayibwira ineza y'Imana ko ariyo yatumye babaho, bagenda bakomera bakagera aho bageze. Niyo mpamvu twicaye hano kugira ngo twongere tugire icyo tugeza ku muntu wese ukunda Imana, kandi no ku muntu wese uzagezwaho ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu rero twashatse umuyoboro, tumaze kureba ineza y'Imana naho twanyuze n'ibyo twanyuzemo n'ibyo Imana yaducishijemo, dushyiraho umuyoboro w'ivugabutumwa twise umuyoboro w'ivugabutumwa twakoresheje twawise ineza y'Imana cyangwa se Ineza TV. Nk'uko mugenzi wanjye abivuze, twifuje ko twafungura ahantu twajya tugeza ku bantu ijambo ry'Imana. Ibyo bishatse kuvuga iki? Dufite byinshi twabwira abantu dushingiye ku buzima twanyuzemo cyangwa se ku buzima bwacu twanyuzemo. Iyo urebyemo mu bihugu by'iwacu, mu bihugu bikoresha ururimi tuvuga Ikinyarwanda, Kirundi, Igiswahili, si bitunga ibihugu biba muri East Africa, aho ngaho dufite amateka menshi twagiye tunyuramo, twaganiriza abantu, twakwiyibukiranya, tukaganira ku bwacu, tukibukiranya aho Imana yadukuye n'aho itugejeje. Natwe rero nk'abantu b'abagabo twaricaye, turasenga, turaganira, twumva ari byiza ko twagira icyo dusangiza abantu kiri ku mutima, kuko burya iyi minsi turimo, ibihe turimo, birasaba ngo abantu babe open, babwira abantu ubutumwa bwiza. Kandi ushingiye kuri kinyejana turimo, ubutumwa bwiza bukeneye kugera ku bantu bose. Burya hari aho tutagera, ariko aya mavideo cyangwa se aya mashusho turi gukora yagera. Hari aho tutagera tukavuga, ariko aya mashusho turi gukora akagera akavuga. Dushingiye rero kuri byo byose, ineza y'Imana yatugezeho kandi itugiraho infect cyane, biradufasha, biratwubaka. Hari nabo byubatse bumvise ineza y'Imana yatubayeho. Ibyo ni nabyo byatumye dufata umwanzuro tuvuga reka duhaguruke dusangiza abantu bazadukurikira, bazatwumva, bumve ineza y'Imana iri muri twe, uko Imana yatugiriye. Ubwo rero uyu muyoboro dushaka gukoreraho, niyo mpamvu twawise ineza y'Imana cyangwa se Ineza TV. Murakoze cyane mwene data Muhire Benjamin, nk'uko uvuze ko ivugabutumwa tugomba kuhaguruka tukarikora, kandi tukarikora dushyizemo imbaraga, kandi tukarikora dufite umutima wo kugendera ku ijambo ry'Imana rivuga nyakuri. Niyo mpamvu mboneyeho no kubasuhuza abo bantu bose uvuze rwose dushaka kugira ngo ivugabutumwa rizagere. Ndasuhuza abo abari muri South Africa bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, ndasuhuza abatwegereye baba bari muri Mozambique, Malawi, Zambia, Zimbabwe ndetse no muri Tanzania barahari bavuga ikirimi cy'Ikinyarwanda. Tukazamuka tukagera i Bugande barahari, abo bafumbira n'abandi za Mubende na za Bundi buryo na za Fotipotoro, abo bantu bose bavuga Ikinyarwanda. Birashoboka kuko uvuze ko dushaka ko ivugabutumwa rigenda rikazabageraho, nabo turabasuhuza. By'umwihariko bari mu Rwanda, abari mu Rwanda ni benshi bumva ururimi bararukoresha uko bwije n'uko bukeye. Abari mu murwa mukuru Kigali, abari mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burengerazuba, mu burasirazuba, abo bantu bose twifuza ko ivugabutumwa rizabageraho. Kandi ntabwo tugarukira muri Afurika gusa, turagarukira mu mbibi z'Imana. Imana yaremye isi iyiha abantu, kandi yabahaye ubwenge bwo kuvugana, biroroshye, ntabwo ari cya gihe cya kera. Niyo mpamvu dusuhuza n'abari mu Burayi, tugasuhuza abari muri Amerika y'Epfo, ndetse tugasuhuza abari muri Australia n'abari muri Aziya yose. Abo bose turabasuhuza. Twifuza kandi ko ivugabutumwa rizabageraho nk'uko bivuze, kandi dushyize hamwe n'Imana n'Umwana n'Umwuka, twizera ko bizagenda neza. Reka rero nanone twumve icyo mwene data nawe avuga kuri iyi gahunda nziza twihaye. Murakoze cyane. Mu by'ukuri nta kintu ntabura kuvuga, cyane yuko ineza y'Imana niyo tubayeho. Ineza y'Imana niyo tubayeho. Nanjye kuba ndi umusore nkaba ndi hano ni ineza y'Imana. So ntabwo nabura byinshi byo kuvuga, ariko muri ibi yararirimbye ati ineza ye, ineza ye,
narayibonye ababisha bangose. Ineza y'Imana rero irahari kandi duhura na byinshi biturwanya, duhura na byinshi bidutesha umutwe, ariko ineza y'Imana irakomeza ikatugota. Ariko nagira ngo bashishikarize kugira ngo mugumane natwe. Wowe uri gukurikira ikiganiro cyacu, nagira ngo wandike muri komanteri ese ineza y'Imana ni iki. Iyo bavuze ineza ni iki? Ariko hagati aho ngaho dukomeze muduhe ibitekerezo, natwe dukomeze tuganireho. Hari ibiganiro byinshi tuzacishaho, nagira ngo bashishikarize yuko mukanda subscribe maze mugakurikirana ikiganiro kizaduca kuri Ineza TV. Murakoze cyane Gift Thomas. Nibyo kandi nk'uko bivuze, ndetse dusaba by'umwihariko abatwumva n'abazatwumva kugira ngo bajye batwegera, kuko ntabwo twahagurutse nk'abagabo bane ndetse n'umusore usobanutse uzi n'indimi nyinshi, kuko tuzakoresha ururimi gakondo cyangwa se ururimi rw'ababyeyi, dukoresha n'ururimi abantu benshi bumva bakoresha mu mahanga, n'ayo mahanga twavuze Icyongereza. Bivuga ngo rero nk'uko bivuze, turabasaba tubingingira mu mwami kugira ngo batwegere, kuko tuzagira ibiganiro by'ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ry'umwimerere. Kuko ijambo ry'Imana muri iyi minsi rifite abantu baje kuryigisha bameze nk'abandi Pawulo yavugaga, baryigisha kuko inyungu zabo bwite. Ntabwo rero turi muri urwo ruhande, turi mu ruhande rw'Imana, dushaka kuvuga ijambo ry'Imana nk'uko riri, tukavuga ibara mu ibara ryayo, ibyo kugira ngo abantu b'Imana bihane. Ubwami bw'Imana buratwegereye kurenza igihe twizereye cyangwa igihe twamenyeye. Bivuga ngo rero tuzakenera abavugabutumwa bavuga ijambo ry'Imana. Tuzagira ndetse n'ubuhamya mu biganiro byacu. Abantu bakorewe ibyiza n'Imana barahari benshi, abantu bashumbirijwe bakagerwaho n'ibikomeye, bakagirirwaho n'ibibakoraho n'ibibananiza, bakongera bakabona ineza y'Imana ibatabara. Nk'uko uririmbye ngo ineza ye narayibonye ababisha bangose. Hari abantu benshi bagoswe n'ibibazo, bagotwa n'indwara, bagotwa n'ibigerageza, bahura n'ubukene, barongera bahura n'imbaraga z'Imana zirabazahura zibageza hagutse. Abo rero barahari benshi, tuzababona, tuzabakenera, tuzaganira, tuzagira ikiganiro kivuga ngo ubuhamya bwanjye cyangwa se ineza y'Imana mu buhamya bwanjye. Ineza y'Imana mu buhamya bwanjye ni ngari. Tuzatumira abantu mu matorero ya Gikristo bavuga ijambo ry'Imana batavanze, badafite inyungu zabo, badasesereza abantu, ahubwo bashaka kuvuga ubwiza bw'Imana n'icyo bwakoze mu buzima bwabo. Tuzagira kandi n'abantu basobanutse. Twavuze ngo turi mu majyepfo ya Afurika, mu burengerazuba bwa South Africa cyangwa se Afurika y'Epfo. Turi mu mujyi ukuze cyane cyangwa se unameze neza wa Cape Town. Dufitemo abakozi b'Imana, abize ijambo ry'Imana, abarisesenguye, abize teoloji, bazi amateka y'itorero ry'Imana. Tuzabagira rero kugira ngo badusesengurire cyangwa se badusobanurire, tugire ubusesenguzi bw'ijambo ry'Imana bwimbitse, kugira ngo abantu bamenye, barusheho kwegera neza ijambo ry'Imana. Murakoze rero na mwene data, n'ubundi nawe turamwakira kugira ngo nawe agire icyo abivuga. Murakoze cyane. Nk'uko nanjye bagenzi banjye bambanjirije, turi hano kuvuga ineza y'Imana, nicyo kitumye turi hano. Nanjye rero sinabura icyo mvuga ku neza y'Imana, kuko no kuba twicaye hano gutya turi kuvuga, turi kuganira ndetse mu gihugu nk'iki, ni kubw'ineza y'Imana. Twese tugiye kureba tubona ineza y'Imana ariyo watugejeje muri iki gihugu. Hari umuririmbyi rero waririmbye ngo, umuririmbyi wo mu ndirimbo zo guhimbaza Imana waririmbye ngo yaturemeye kumuhimbaza, turamushimiye. Imana turayishimiye kuko nta kindi yaturemeye kugira ngo tuyihimbaze. Kandi kuyihimbaza hari ukuyivuga mu izina, hari ukuvuga imirimo yayo yakoze. Tugiye kureba rero imirimo nkanjye ku bwanjye, ngiye kuvuga ineza y'Imana. Imana yangiriye neza kuko njya guhaguruka mu gihugu cy'iwacu, naje ndi Nyakamwe, ariko ubu ngubu ndi mu neza y'Imana kuko mfite umudamu n'abana 4. Ubu ngubu ndubatse kandi nkaba narakijijwe, mvuga Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, havuga imirimo n'ibitangaza bye yankoreye. Iyo ni neza, ni akantu gatoya
ariko nawe washyiraho akandi n'undi yashyiraho akandi, no kuba turi hano turi kuvuga no kubw'ineza y'Imana n'urukundo rw'Imana. Imana rero ikomeze kudufasha kandi tugirire neza, tuzakomeza tuvuge ineza y'Imana kuko bagenzi banjye bambanjirije, tuzakomeza tubabwire ineza y'Imana mu buzima bwacu, ineza y'Imana nk'uko biri mu buzima bw'abakristo. Ineza y'Imana, Imana yatugiriye neza, ni ukuri Imana nishimwe kandi ikomeze iduhe imbaraga kugira ngo ubu butumwa bwiza nk'uko turi gushaka kuvuga ubutumwa bwiza bugende bugere hose kandi buhindurire benshi gukiranuka, kuko ariyo ntego y'ubutumwa bwiza. Hari icyo Imana yadutoreye, ni ukugira ngo tugende twamamaze ubutumwa bwiza, ubundi abantu bahinduke, ijambo ry'Imana, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Murakoze rero, nicyo tubereye hano, no kugira ngo tubwire abantu imirimo y'Imana ndetse n'ineza y'Imana. Urakoze cyane nyakubahwa, kandi wambwiye ko uri n'umukozi w'Imana, birumvikana ko wavuye mu gihugu cy'u Rwanda, nyine uvuze ko wagiye kuba uhura n'agakiza, bivuga ngo mbere ntabwo agakiza wari ugafite. Ubwo rero ngo ni ibisobanuro byinshi, ni imbaraga buri muntu ashobora kutumva neza, kuko uri muri iki gihugu cy'amajyepfo ya Afurika, muri South Africa, ukaba bigora abantu kubyumva, kuko abantu benshi bazi ko iyo bavuye mu gihugu cyabo batakaza ubukristo cyangwa se bigora gukizwa, ariko tubwiye neza ko ahubwo mu mahanga cyangwa se aho bita mu bihugu by'abandi ariho wahuye na Yesu, ariho wahuye n'ineza y'Imana, birusha neza uko wari uri ukiri imbere mu gihugu. Ni byiza rero, ni iby'igikundiro, kandi tuzi neza ko uzabiganiriza ndetse ukatwungura icyo wabonye ku Mana n'icyo agakiza ari cyo, kandi n'icyo wasingiriye n'icyo ukurikiye. Kuko abantu benshi mu minsi ya none bumva agakiza bakakumva mu buryo bw'ibintu, bakakumva mu buryo bw'imibereho isanzwe, ariko dufite Yesu nk'umucunguzi wacu, waduhaye kugira ngo duhabwe gukizwa, duhabwe kuvuka bwa kabiri, duhabwe ineza irusha izindi. Imiryango tuvukamo iduha ineza yo kuturera, yo kutwigisha, yo kuduha iminani n'imirage, ariko dufite umurage utangirika wa Yesu. Uwo rero ni agakiza Imana ishimwe uko gahamya, kandi rero ni byiza twavuga bigeretse ku bindi. Turanezerewe, Imana ibaha umugisha cyane. Nyiraho rero, nk'uko mumaze kubyumva inshuti bavandimwe, ni byiza kubana n'aba bagabo bakijijwe, bazi Imana, ndetse bamwe bari mu matorero yabo bakoramo imirimo itandukanye ya gikristo. Nk'uko nababwiye, turabakangurira kutuba hafi kugira ngo muzumve ibiva muri aba bagabo, kandi si bo gusa. Twavuze ko tuzagira ibiganiro byiza by'ijambo ry'Imana. Ni umuyoboro wa gikristo dutangije, kandi si twe tuwutangije, ni Imana muri twe. Iyo umuntu yihagurukije ubwe arananirwa, iyo umuntu yihagurukije ubwe aracogora, iyo umuntu yihagurukije ubwe ahura n'imbogamizi, iyo umuntu yihagurukije ubwe ahura n'abantu bamuca intege. Ariko uhagurukijwe n'Imana, kuko Imana niyo mukozi utananirwa, n'ibanze ryo kwizerwa, ni isanzure ritajya rigerwamo n'ababi, kandi imigambi y'ababi inanirizwa kure yabo. Niyo mpamvu rero duhagurukijwe n'Imana. Mboneyeho kugira ngo tuganire ijambo duhagurukiyeho, ijambo ritajya rineshwa, ijambo ritajya rinanirwa. Ni ijambo ryabwiwe Mose yabwiwe ijambo hano mu Kuva. Ni ibitabo, murabizi Mose ibitabo bye ni bitanu, ariko mu gitabo cye cya kabiri cyitwa Kuva, cyangwa se yimuka Misiri kuri bamwe ndetse no kuvayo ku bandi, ariko bigahuriza hamwe bita Kuva, ibice 33 n'umurongo wa 19. Haravuga ngo Uwiteka arambwira ati, ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka, kandi nzagirira ubuntu uwo nzagirira ubuntu, kandi nzababarira uwo nzababarira. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Duhagurukiye rero muri iri jambo Mose yabwiwe. Yari agoswe n'ubwoba, agoswe n'ingorane. Yari yarabonye Imana imuha inkoni, imuha ubushobozi bw'inkoni, imuha imbaraga zo kugira ngo azayikoreshe, ariko agera ababwira Imana, arayibwira ngo nitutajyana ntabwo nzagenda. Imana rero imubwirira ijambo, iramubwira ngo Uwiteka ubwe niwe uzivugira mu izina rye. Dufite amazina y'abantu akomeye
tukagira igihagararo cy'abantu gitumbaraye cyangwa se kiri mu kirere kigari kubera ibyo bakoze n'ibyo bakora n'ibyo bahamije, ariko izina ry'Imana ubwaryo niryo yabwiye Mose, iravuga ngo nta kinini noneho nzivugira mu izina ryanjye, kandi nzababarira uwo nzababarira, ariko nzanyuza ineza imbere yawe. Haleluya! Izina ry'Imana twaribonye mu magi, twaribonye mu ngorane, twaribonye tunaniwe, twavuye mu bihugu byakavukire ku masoko twanyweyeho tukiri abana bakambakamba, duca mu mahanga anyuranye arimo imico inyuranye, arimo ingorane zinyuranye, amahanga arimo ibibazo byo kutumva neza ababagana, ariko tubona ineza y'Imana. Imana yanyujije kugira neza imbere yacu. Twavuze ngo turi abantu bamaze kugira imiryango, bamwe ntabwo twari twizeye kubaka kubera ko muri twarimo amahanga abiri, harimo ihanga rya mbere rya kera twavukanye ry'ibyaha, ry'amaharakubiri, ry'imico imwe yo kutavuka ubwa kabiri, ariko twongera kugirirwa neza, duhabwa imbabazi n'Imana, turacungurwa, tuba bavutse ubwa kabiri, tugirirwa neza. Imana nk'uko yanyujije kugira neza imbere ya Mose, ndetse Imana ikamuha gukomera, ikamubwira ngo ntugire ubwoba, ndi kumwe nawe, ndagukomeje, ndakuringaniriza imbere yawe, kandi noneho nzongera mvuge irindi zina ryanjye, kuko nakubwiye ko ndiho, nzongera nivugira imbere yawe mvuga izina ryanjye. Niko natwe mu mahanga turimo Imana yanyujije kugira neza imbere yacu. Imana yaradusigasiye, Imana iraturengera, tuba mu mahanga atarimo icyo twita umutekano wuzuye, tukanyibona abantu bapfa ijoro n'amanywa, tukabona ibiturika bituritsa abantu bikabahitana, tukabona amagisida cyangwa se impanuka zibaho zikagenda zijyana abantu, bugacya bukira tukongera tukaramuka, izina ry'Imana rihabwa. Tunejejwe rero n'Imana, twifuza kongera kwibutsa abantu iby'Imana yabakoreye, kongera kwibutsa abantu, kongera kugaruka mu neza y'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kandi nzagirira neza uwo nzagirira neza, kandi nzababarira uwo nzababarira. Bivuga ngo hari ibyica, hari ingorane z'isi, hari ibintu byinshi bitandukanye byahagurukiye itorero ry'Imana, ariko Imana irongera ikagaruka ku bantu ikavuga ngo ineza yanjye ntiyarangiye, ineza yanjye iracyariho, ineza yanjye izaba ku bana banyu, ineza yanyu izaba ko mugenda, ntabwo muzaneshwa n'isi nubwo ibahagurukiye ifite ibyica, ariko nzongera mbagarukeho, mbabarire uwo nzababarira, ngirire neza uwo nzagirira neza. Mbifurije rero kuba mu mubare w'abantu bazacishwa imbere kugira neza kw'Imana, kandi bakazababarirwa nayo, bakazaba mu mubare w'abantu b'Imana. Reka rero dusoze, ariko ntabwo dusoje, turatangiye, ko tuzatangirana n'abigisha ijambo ry'Imana ry'umwimerere, bavuga ineza y'Imana, bavuga gukomera kw'Imana, bavuga imibereho itarimo ubuyobe, itarimo amayoberane, itarimo irari ry'isi, nk'uko Bibiliya ijambo ry'Imana Pawulo yarivuze, aravuga ngo mu minsi y'imperuka hazaza abantu, abahanuzi b'ibinyoma, baduke bigisha bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Kandi Yesu yaravuze ngo abo tuzabamenyera kuki? Ku mbuto gusa. Dukeneye abantu bafite imbuto bavuga Imana, badafite irari ry'ubukire, kuko twahawe ubushobozi bwo kuba mu isi nk'abashyitsi, kwitegura kuba mu bwami butangirika bw'ijoro. Imana ishimwe cyane. Reka rero dusoze dusenga, ndibwinginge n'ubundi umusore wamenye Imana akayimenya, kandi azayigisha na bagenzi be b'urubyiruko bari inyuma, kuko urubyiruko rurageramiwe mu isi ya none, ariko hari n'urubyiruko rumeze nka Yosefu, rukomeye, rutagurana igaburo cyangwa rutagurana agaciro ko kuba kwa Potifari ngo bakuzwe n'agaciro k'ubugingo bafite. Turamufite rero, azatuganiriza ndetse azakora mu gihanda cy'icyongereza cyane, kuko tuzagira n'abavuga izindi ndimi, kuko turagutse. Iyo dufite Yesu turaguka, kandi iyo twiringiye ibyiringiro bizima tuba abantu bashyitse. Niyo mpamvu rero agiye gusenga Imana kubwira ijambo, kugira ngo umuntu wese uzaryumva n'uwo rizageraho azongera azirikane ineza y'Imana yamubayeho ku buzima. Reka rero dusenga Imana. Murakoze cyane kandi turabashimiye kuri mwebwe mwabanye natwe muri iki kiganiro, kandi nanone bashishikariza kugira ngo tubashe kugisharinga, kugira ngo ubutumwa bw'Imana bugere kure. Wowe utarakanda subscribe, kande kuri like, kandi ugire share, kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze kugera kure ndetse
ndetse n'amahanga yose. Reka dusenge Imana. Uwiteka Mwami Yesu Kristo, turi amahanga, turagushimiye kubw'ubuntu n'urukundo watugiriye, turagushimiye kubw'ineza yawe amusumba byose. Aka kanya Mwami Yesu Kristo turagushimiye yuko utwemereye tukaba twicaye hano turi kuganira ku ineza yawe, ku buntu bwawe. Turagushimiye Mwami Yesu Kristo yuko watwaguye umutima kandi ukaduha n'ubumenyi bwacu, kandi ukaduha kumenya kugira ngo ubutumwa bwiza natwe tubashe kubushishikariza abandi bugere ku mahanga yose. Turagusaba Mwami Yesu Kristo ngo ubane natwe ubadusagiye, uzabane natwe mu kiganiro, ari nako Mwami Yesu Kristo twirukanye imbaraga mbi zose zatuma imbaraga zatuma zitagera ku cyari cyavuye mu izina rya Yesu Kristo. Reka ineza yawe izabane natwe, bwabuze buganze mu turaga turi twe, yisabye neza ku izina rya Yesu Kristo. Amen.